umva se nishimiye ibyo nkora kandi n'umutima wanjye urabyemera cyane. Abadashimishwa n'ibyo dukora igihe kizababwira birumvikana. Aho nuruka ndahazi kandi naho nerekeza urumva ndahazi. Aho urinde wo kuduca intege twaravutse tugahumura amaso tugasanga turi ku isi guys. Isi yujemo ibibi ndetse n'ibyiza, imibabaro ndetse n'agahinda, ishyari rivanze n'urwango. Ibyo byose twarabisobanukiwe, niyo mpamvu dushimira yaturemye. Iyo bukeye dufatiraho tukajya gushaka ubuzima. Ni ikibazo cy'igihe intego zacu zikagerwaho. Wabyemera utabyemera turi ku isi, kandi ntabwo twiteye kuba duca intege, nta nubwo twiteye kuba dutega iminsi. Ba witonze. Nitwa Peuh mu Ukurikose vibes. Of course turi ku isi guys, ba witonze. Of course turi ku isi guys, ba witonze. Ba witonze turi ku isi guys. Wajyaga ubona abantu batandukanye bakunyuraho basa neza bikagucanga, ukabona bambaye imyenda yanditse amazina yabo cyangwa ikigo bakorera, ukagira ngo ntabwo bikorerwa mu Rwanda. Igisubizo kuri ibyo byose ni uko iyi serivisi yo kwandika ku myenda tuyitanga mu buryo bworoheye buri umwe wese ushaka kutugana. Namwe mufite famiye mubarizwamo ariko mwifuza kugaragara neza, mwambaye t-shirt zisa ndetse zanditseho amazina mwifuza, turahabaye kugira ngo ibyo byose tubibakorere neza. Si ibyo gusa kandi kuko twandika ku byapa bitandukanye, haba ibinini ndetse n'ibitoya biri mu rugero, tukabikora muri design yose waba wifuza. Urashaka kuzahora mu ntekerezo z'umuntu mukundana ariko nturamugurira aga-t-shirt nguze tukwandikira amagambo meza y'urukundo. Mwese murasabwa kutugana tukabaha serivisi inoze ku giciro gito cyane ugereranije na cya kindi mwateganyaga. Uri mu karere ka Huye bita bikoroya cyane, dukorera hano neza santere ya Tumba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 073 49 57 64 Mwibutsa ko televiziyo ya mbere ukwiye gukurikirana unyuze kuri YouTube, kuri Facebook ndetse na TikTok, hose yitwa Turi ku isi TV.